Smart Van Smart Radio mu kiganiro ngarukamwaka makuru ki muri internship cyangwa se mwimenyerezamwuga. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro ni Gatesire 5 Dimitri, gusa sinigende muri studio ndi kumwe n'abatumirwa bacu. Duhereye ku buryo bwanjye baturutse mu ishami rya carpentry, ku bumoso bwanjye ni masonary. Duhereye iburyo batwibwira. Njye nitwa Ishimwe Olivier, niga Level 5 carpentry. Murakoze, nitwa Nsabeza Immaculée, niga Level 5 carpentry. Murakoze, nitwa Nikuze Florentine, niga Level 5 masonary. Murakoze, nitwa Kwemana Saidat, niga Level 5 masonary. Amazina yanjye ni Manirakiza Emmanuel ya Center, niga Level 5 masonary. Barakoze. Dutangiye rero, mbese kuri mwebwe industrial attachment mwumva isobanuye iki? Duhereye ku bumoso bwanjye. Ubundi industrial attachment ni program yashyizweho n'ikigo gishinzwe amashuri ya TVET RTB kugira ngo ikomeze gufasha abanyeshuri biga imyuga kugira ngo ese ibintu twigira ku bigo by'amashuri hanze dusangeyo ibindi byadufasha kugira ngo imenyereza myuga tumwe dutere imbere mu mwuga tuba turi ku ishuri. Murakoze, ngiye ko numva industrial attachment numva ari imenyereza mwuga mu bintu ku bijyanye n'ibintu wiga theory ukaza kubikora pratique nyuma hanze. Murakoze, industrial attachment ni imenyereza mwuga umuntu ababikora ku ishuri ariko iyo agiye hanze nyine biramufasha kuko hari ibintu byinshi akurayo aba atabonaga ku ishuri bigatuma ubumenyi bwe bwiyongera. Murakoze, industrial attachment ni igikorwa cyashyizweho na leta kigamije kumenyereza abanyeshuri umwuga ku bintu byinshi bitandukanye. Industrial attachment ni program yashyizweho na leta n'ikigo cya RTB gishinzwe amashuri tekinike mu buryo bagamije kugira ngo umunyeshuri wiga tekinike yimenyereze ibyo akora hanze kuri teri. Mbese nkamwe bakoze industrial attachment mubona ari akahe kamaro ka industrial attachment cyangwa se imenyereza mwuga ku banyeshuri biga mu mashuri makuru ya tekinike? Akamaro ka industrial attachment bitewe nuko ahanga ku ishuri tuba akenshi dukunda guhugira mu makayi tukakora pratique ariko zigasa nk'aho ari nkeya. Rero iyo tugiye hanze tubona imbaraga tukabona n'indi shusho yo kuntu ibintu bikorwamo bitewe n'aho umuntu ari gukorera. Akamaro kayo rero bituma tudevelopa ubwo iyo skills tuba dukorana ku ishuri ndetse no kumenya ngo ese ubundi hanze ho ubundi biba bimeze gute. Murakoze. Akamaro ka industrial attachment bidufasha kuba hari ibyo wari uzi mubunuza mu magambo ukabikora mu bikorwa, ari bikutuma umenya n'ubundi bumenyi bwisumbuye kuko ibyo twiga ku ishuri ntabwo ari byo ubona hanze, bigenda bitandukanye. Hari ibyo ku ishuri wiga wagera hanze ukabikora mu bikorwa ku ishuri utarabikoze mu bikorwa. Murakoze, akamaro ka industrial attachment ikintu bidufasha iyo tugeze hanze hari ibikoresho bitandukanye tugenda tubona hano ku ishuri bigatuma nyine ubumenyi bwiyongera. Ikindi tumenyana n'abantu batandukanye bagiye bakora nyine ibintu dukora ku ishuri, waba nyine babona nyine ubishoboye hari igihe baguhamagara bakazaguhamagara nyine ukaza mu kazi bitewe n'uko bagiye babona witwaye muri industrial attachment. Murakoze, akamaro ka industrial attachment kadufasha kongera ubumenyi kuko nko ku ishuri iyo hari igihe twiga theory ariko nyine iyo ugeze hanze umenya byinshi bitandukanye bigatuma wongera ubumenyi. Murakoze. Umumaro wa industrial attachment ku mashuri twigaho abarimu baduha urufunguzo kuko tuzitwara hanze. Mu by'ukuri ibyo baba baduhaye ntabwo biba bihagije. Iyo tugiye hanze tubona byinshi bitandukanye tukabasha kongera ku byo twari twaramenye mu ishuri. Industrial attachment kandi akamaro kayo ni uko ibasha aho wakoreye hari igihe usubira ku ishuri waba urangije bakaguhamagara bitewe n'imyitwarire wagaragaje. Niko kamaro ka mbere kandi tuba dukeneye n'amafaranga. Mwese ya Center
wowe ubona ari ibiki bishya wungukiye muri industrial attachment mbese utavanye hano ku ishuri wajya muri industrial attachment wasangiza bagenzi bawe? Urakoze. Ikintu cya mbere nungukiye kuri industrial attachment hano hanze nasangiza buri umwe wese, iyo ugeze hanze ubona ishusho itandukanye n'iyo wabonaga hano ku ishuri, bitewe n'uko hanze ku ishuri umwanya hano ku ishuri dukora amapratika agiye atandukanye, ariko nk'iyo ugeze hanze usanga ibikoresho bigiye bitandukanye, ukabona indi mikorere ihambaye kurusha iyo wabonaga. Kandi ikindi ku buryo iyo ugeze hanze ishusho ya mbere ubona ni imikorere. Use ibintu nakoraga ku ishuri bikeya none ngeze ahantu nisanzure nshobora kuba nakora, ntabona imashini itandukanye niyo nakoreshaga, ntabona ubwoko bw'inyubako bundi ntasanzwe nubaka ku ishuri. Yes, biraturwa mu mutwe, ubwenge bukiyongera, kandi tukamenya n'abantu connection ikihuta muri rusange. Urakoze. Wewe Olivier, niki ubona gishya wungukiyemo muri internship? Icyo naba narungukiye muri internship, nkatwe nk'abanyeshuri tw'ububaji, bigira hanze ukahasanga imashini nyinshi zitandukanye zidahuye neza n'iziri ku kigo, niyo zazikora umumaro umwe, bibasha kugufasha kumenya imikoreshereze yazo, kandi ukabasha kumenyana n'abandi bantu batandukanye mutari musanzwe muziranye. Ikindi kintu industrial attachment hanze iba yaramfashije cyane cyane nkajya nk'umunyeshuri, bahurira n'abantu bafite imyitwarire itandukanye n'iyabo twabanaga, nkiga kuntu mbasha kubana nabo neza mu mahoro. Saidati, nawe wiga masonary, tunyuremo muri make ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo muri internship? Imbogamizi zo ntizabura, transport nyine yabaye ndende bitewe n'aho nakoreraga, transport biri ndende. Iyindi mbogamizi ushara ukuntu ugenda abantu bakagusuzugura nyine, kuko uba uri umukobwa bakavuga ati si uyu nta kintu yageraho. Nizo mbogamizi naba narahuye nazo. Immaculée, we ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo? Imbogamizi nahuye muri industrial attachment nuko ahantu nakoreraga stage nagiye nkasanga ari njye mukobwa wenyine uhakorera. Ibyo byanteye imbogamizi zo kwisanisha n'abo bantu nyine bakoreraga, ibyo nabyo byarangoye. Ikindi imbogamizi nahuye nazo, urugendo rwari runini cyane, kuko nko kuva ahantu nakoreraga kugera ahantu natahaga byari bigoye cyane kuhagera, transport yari nini cyane. Fortune, we ni ibiki waboneye muri internship byaragushimishije? Ibintu naboneye muri internship byaranshimishije. Njyewe ahantu nakoreye stage barampembaga, rero byaramfashije kuko amafaranga naba narakuye muri internship yaramfashije nje ku ishuri, kuko naguzemo ibikoresho. Byafashije n'ababyeyi banjye kuba nyine amafaranga bagombaga kumpa yaragabanutse. Ya Senta, nkugarutseho gato, ni iki ubona cyakongerwamo muri ku bantu baba bategura iyi internship? Ikintu wavuga bakongeramo kugira ngo bakomeze kuzamura urwego internship? Urakoze cyane. Ikintu mbona abantu bashinzwe internship bakongeramo, haracyari ikibazo dukunda kugira, kuba tuba turi hano ku ishuri akenshi dukunda kwishakira amastage. Iyo tugiye kwishakira amastage tugira umwanya mutoya kujya gushaka amastage, kuko imbogamizi ya mbere tubona iyo hari abantu babona internship, hari n'abantu batabona bitewe n'uko wenda waba ushobora kuba ari kure, gatuma bamwe na bamwe mu banyeshuri batabona internship. Rero icyo nasabaga abantu bategura internship ni ukugerageza kujya bareba abanyeshuri bakorera internship hanze mu gihe bakiri ku mashuri, bakabafasha kuba bayibabonera, kugira ngo byibura wa mwanya wo kuza bavuye ku ishuri bakawutakaza abanyeshuri bagiye gushaka internship wavaho, ku buryo umuntu azageza avuga ati aho ndi bukore n'ahangaha, akanasetinga avuga ati bisabwa n'ibingibi. Kuko ubu ngubu ujya gukora internship hanze ukabona ubibonye ahantu kure, nk'uko bagenzi banjye babivuze, ibibazo bikagumya bikabireba, abenshi tunayikora. Rero bivuze ngo abantu bategura internship bagiye bazidushakira, byaba byiza kurushaho, ko ntabwo twatakaza umwanya wundi tuva ku ishuri duhita mu internship. Murakoze. Olivier, we ni iki wabwira abategura internship? Yewe
tuyikora igihe kirekire cyane, kandi ibyo tuba dukora tuba twarabyize igihe kirekire cyane, bakatwongera igihe cyo gukora internship tukabasha kumenya byinshi bitandukanye mu byo tuba twarabonye mu ishuri, mu byisumbuye ku byo tuba twarabonye mu ishuri. Tuvuga rero ku batanga ama internship, ubwo hahita hiyongeramo n'amakampani abatanga stage. Fortune, we n'iki wabwira ayo makampani natanga stage, ugereranyije we n'aho wakoreye, n'iki bakongeramo kugira ngo nyine bakomeze gukurura abanyeshuri baza kuhakorera, banashishikariza ibindi bigo nabyo kugenza gutyo? Murakoze. Ikintu nabwira nka kampani zigiye zakira abanyeshuri bakora stage, ni uko bazajya wenda babagenera nk'ibyo kurya bya saa sita, kubera ko hari igihe uba usanga ukora taransiporo ndende ukareba tike ukoresha, amafaranga uri bwarye saa sita ugasanga si n'ababyeyi bawe bayaguha, kandi hari igihe uba wafashije iyo kampani uba wabakoreye, n'ubundi aho uba wakoze ntabwo nta muntu uba uri bwasubiremo, bakagombye kujya nyine babagenera nk'ibyo kurya bya saa sita, byibuze taransiporo ababyeyi bakayiguha. Saidat, we wavugaho iki? Igihe ikintu navuga nka kampani nakoreyemo, hari ukuntu uba usanga ibikoresho ari bikeya, nyine ubumenyi washakaga kunguka ugasanga ntabwo bwungutse. Rero ni ukubasaba rero bakongera ibikoresho. Ikindi hari ukuntu nyine ujya gukora stage ahantu ugasanga ntabwo bari kuguhemba, nyine bari kuguha nk'ay'umustajeri. Ubwo rero bikakubera imbogamizi, kuko uri butahe ujye ukajya kurya ukongera ukagaruka, kandi uzi ko nta kintu bari buguhe, bituma usubira inyuma rwose uvuga ati ngiye hari ahantu nta kintu bampa, kandi ibintu mbakorera biba byunguka cyane. Immaculée, we n'iki ubona wabwira izo kampani zaba zitanga stage bagerageza kwimprovinga muri ibyo bikorwa byabo? Njyewe ikintu nabwira abantu bashinzwe amakampani, nk'ahantu ngiye nakoreraga hari ahantu nyine hari ibikoresho bike cyane. Ikintu nababwira ni uko bakongera ibikoresho kugira ngo abanyeshuri bazajya baza guhabwa industry attachment bakabasha nyine kongera ibyo bikoresho kugira ngo nabo babashe kwimprovinga ubumenyi bwabo. Murakoze. Ngarutse kuri we ya center, urebye aho wakoreye hehe? Waba warakoreye stage mu mujyi wa Kigali cyangwa se wakoreye mu ntara? Yes, nakoreye stage mu mujyi wa Kigali. Nagize amahirwe nakoreye muri stade Amahoro. Yes, muri kampani bita Real. Niho nakoreye njyewe hariya, cyaranshimishije pe. Ninjiye muri stade, aho stade zakira 45 gukoreramo stage, nyine biba ari byiza cyane. Urebye nagiye mbona ibintu byo bituruka muri stade, menya ukuntu bavanga amarangi, kandi abona ahangaha ku ishuri biba bigoye kubona nayo marangi y'abahenze, ukuntu bakora ama studio, ama sound proof, nyine byari byiza cyane. Ariko ubu iyo mbirebe ndavuga ati byibura nzabishyira muri save, ati stage ngiye niga, nzabibwira abana banjye ndavuga ati ngiye niga nkora stage nakore muri stade y'igihugu. Urumva rero ibintu bigiye bishimishije bitewe n'imyuga twiga. Hano ikinyuma mvuga ati wenda bashiki banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, aho numva ko TVET, kumva nyine TVET ubundi ni ijambo wumvaga ari n'amasomo ngo y'abaswa, ariko burya baba bibeshye. Sinzi ko wabwira umwana w'umubaji w'umukobwa ngo ni musuku kazi kubaza intebe twicaho nk'iyi ngiyi, ko n'ubundi ibintu dukora aho uvuga ko turi abaswa biranangaza, kandi ibintu baba barimo bari ibyacu. Olivier, we wakoreye hehe? Wakoreye mu mujyi wa Kigali cyangwa nawe ni hanze y'umujyi wa Kigali? Njyewe nakoreye mu ntara hafi yo mu rugo mu karere ka Nyagatare, mu gakiriro gakuru ka Nyagatare. Ako njye ndi gukora, nagiye mbona imashini zitandukanye, mbona imashini njye nshyashya ntigize mboneho na rimwe,
imashini yanshimishije cyane ikora imirimbo ku mbaho. Ngiye cyanangaje cyane nuko bayinyigishije rimwe mpita nkora agapupe kunza ku rubaho, abantu birabatangaza kuko ntabwo bari bayizi babikora. Ngiye n'urangi birandenze cyane, bahita bambaza ati weho wize hehe? Ndavuga ati ngiye nize kuri Fadaramon kabuga TSS iherereye mu majyepfo mu karere ka Kamonyi. Atavuga ati ngiye ahubwo bitewe n'ibintu ukoze abana bacu twazabajyana aho hantu. Kumva harenze cyane ko umwana umwe uvuyeyo akoze ibintu bidasanzwe, natwe twazashyira abandi bacu bakazabasha gukora ibintu bitandukanye, bakagira n'ibindi bintu bishyashya bavumbura kuko mwe dupona mufite ubushakashatsi budasanzwe. None se uganira na bagenzi bawe urumva nkaho we wakoreye hanze y'umujyi wa Kigali mu karere ka Nyagatare, aba bagenzi bawe mwaganiraga wenda bakoreye mu tundi turere tutari Nyagatare, ni biki wumva bo bakubwiye yuko babonye wenda wowe utabonye muri Nyagatare cyangwa se we wabonye bo baba batarabonye? Ngewe abanyeshuri twakoranye bagenzi banjye hari benshi bagiye bambwira ati twebwe usanga ububaji twiga usanga tujya muri atelier imwe tugakora ibintu byo kugira ngo tugaragaze ko twize ububaji. Bagataha bavuga ati ahubwo ikigo cyanyu ndi kumva mukora pratique cyane ihambaye irenze, ahubwo ubwo twakwibaza kumbona uzi ibintu byinshi cyane, ahubwo ubwo mwe mujya mwiga teori. Ntabwo ati twebwe time dufite tuyikoresha neza cyane kuko tugendera ku masaha, isaha tuyikoramo icyagenwe, ugasanga tubikora ibintu byacu ku murongo kandi dufite neza na workshop ihagije n'imashini zihagije. Mu by'ukuri nubwo zihagije ntabwo zikwi capacity irenze cyane. Tukiri kuri ako kantu wari uvuzeho k'ibikoresho, wowe Saidati ni ibiki waba warabonye nyine aho wakoreye stage, ariko watangiye utubwira nyine we stage wayikoreye he? Ahantu nakoreye stage i Kaboga mu mujyi wa Kigali. Ahantu nakoreye stage nyine nabaye nyigerayo baravuga ati se umukobwa aje gukora ikintu nawe se yakwiga ubwubatsi. Ndangije nabwira ati ngewe nize ubwubatsi, bakanseka nyine nanjye nkagerageza gukora utuntu waba uri nko gutera n'urugero igipande ukagitera neza cyane, bakabona ko bakavuga ati uyu mwana arashoboye, nubwo twamupingaga turi kubona ashoboye cyane. None hari n'ikindi, hari ukuntu umuntu akora bakavuga ati reka manze ngugerageza, akakugerageza akaguha nka task nyine yo gukora ikintu ngo arebe ko uragisoza, nawe kugira ngo umwereke ko ubishoboye ugakora vuba vuba kugira ngo nyine umwereke ko ikintu gishoboye. Barangije nyine bakajya bavuga ati se wiga he? Nkababwira ahantu niga, bakavuga ati ahantu wigisha wiga ndabona babaha ubumenyi buhagije, n'ubutaha uzagaruke, kuko ahantu nakoraga ngewe barampembaga, bikamfasha rero bikamotiva nkakora cyane, nkavuga ati n'ejo bundi nisoza nzasubirayo bampe ku gashahara nyine. Bigatuma rero n'ababyeyi banjye bishima, bakavuga ati uriya mwana yize TVET ntabwo akitugora ku bintu by'ibikoresho, ibintu nk'ibyo nyine. Hari ukuntu waka ibikoresho umubyeyi akavuga ati se nk'umuntu wiga imyuga buri gihe tutaduhora tumuha ibikoresho kandi yarize imyuga yakabasha kwiteza imbere. Bigatuma rero wa mubyeyi avuga ati wana umwana wanjye yize neza cyane, yize imyuga. Ukomoje ku kantu k'uburyo wagezeyo bakajya bakwibazaho uti umukobwa yatega igishahuro, ibintu nk'ibyo. Immaculée, wowe ni iki mbese nko aho wagiye gukorera stage ukigerayo bagufashe gute nyine kuvuga uti umukobwa w'umubaji se kubaza arabishobora, cyangwa se nawe babanje gusa n'abagushidikanyaho? Njye nkigera mu ahantu nakoreye stage naragiye nk'uko nabibabwiye, nisanga ndi umukobwa umwe uri muri kampani. Icyo gihe byarangoye cyane, gusa nyiri kampani yarambwira ati ubu umuntu w'umukobwa wiga ububaji koko ubundi urabizi, bakampinga nyine. Gusa manager yamaye agatasike kamwe ngo nkakore kugira ngo nyine atestinge ko nyine naba mbishoboye. Icyo gihe ndabyibuka yamaye gukora akabati, arambwira ati subura agashobora, ndamubwira ati ndagashobora. Icyo gihe naragakoze mfungaho amapata, aravuga ati rwose urabishoboye. Ntabwo nzi ko abantu b'abakobwa nyine bashobora ibintu by'ububaji. Nawe wakoreye hehe stage? Nayikoreye ku Gisozi, ku mu mujyi wa Kigali. Yewe mubashijeho gatoya, wenda twebwe akenshi ahantu dukorera turi kumwe n'ababaji, kuko urumva nyine nibwo twiga ubwubatsi
ni domene zijya kwegerana cyane. Dimitiri, domene zacu ziregeranye. kubaza no Kubaza, kubaka. kubaka. Bivuze ngo nyine uri umufundi ushobora kuba iyo nzu wubatse akenshi nubwo ushobora kuyikinga ariko bakinisha urugi rw'ababaji. haba hariho n'igisharupansiye ukuntu bakora amafomu wake nyine kugira ngo bategere kugira ngo babone uko bazubaka nyine bari gusasa nko mu nzu cyangwa se bari gukora sirabu. Numva rero twebwe nk'ubu ngubu sinzi wenda nk'ubu njya nibaza nk'ikibazo wenda umbabariye nta kikubaza. Oya nta kibazo. Ese mwe nk'itangazamakuru iyo muri kubona urubyiruko nkatwe nyine akenshi abana b'ubu ngubu bose bari kubohereza mu mativeti cyane, ese nka bimwe mu bitekerezaho iki nk'itangazamakuru muba mubona bifite iriya shusho muri sosiyete? Urabona nyine urumva niba abanyeshuri benshi muri iki gihe barimo koherezwa mu mashuri y'imyuga, urumva nyine ni nkaho turi kuva ku rwego rumwe dushaka kuzamura urundi. Ubundi abantu benshi kera urumva bari bamenyereye yuko ngo abantu biga amasiyanse ngo nibo banyeshuri ngo nibo bakora hanze akazi ngo abaganga ibiki, ariko buriya nawe iyo urebye umuganga bya bikoresha akoresha ajya kubikoresha ariko byabanje gutunganywa n'abize ya myuga. Urumva ubwo mbese urumva barashaka kugira ngo bazamure rwa rwego amashuri y'imyuga nyine yaramenyereweho ko ari amashuri ajyamo abanyeshuri babaswa, ndakeka utari umuswa ku buryo bavuga ngo kanaka bamwohereje mu mashuri y'imyuga kuko ari umuswa cyangwa se yatsinze. Abanyeshuri benshi usigaye basanga abagize amanota yo hejuru abenshi mbese usanga barisabiye imyuga kubera yuko nabo bararebye babona imyuga ifite akamaro. Kandi urabona nkamwe nk'ubu abanyeshuri biga imyuga bagira amahirwe yo gukora internship. Nk'ubu umunyeshuri wiga muri level 4 ubwo ni mu wa gatanu ajya hanze agakora internship, ariko umunyeshuri wiga mu mashuri ya REB amasiyanse ho ni ibigo bike bitanga internship, numva ari bike cyane. Mbese urumva umunyeshuri wiga muri TVET ajya kurangiza mu wa gatandatu azi hanze ku isoko, mbese ku isoko ry'umurimo nzajyayo bakeneye imyitwarire imeze gutya, bakeneye umuntu ukora gutya. Mbese urumva we ajya gusohoka hanze azi muri sosiyete uko bameze nyine uko bamushaka ameze, bikamworohera mbese nyine no gusohoka agasohoka yiteguye. Wenda urakoze gusa nyine natwe biradushimisha cyane pe cyane no kubona njyewe njya i Remera numvaga ko nyine na mbere yuko njya gukora stage banyuze kwiga TVET njye bamaye shimi imibare na geography. Vuga ati se ibi bintu ikibuga cy'indege ko ntanakigeraho se mu PG zatwara indege ko nta muntu mu rugo batwaye indege cyangwa ingorofani bizagenda gute? Nyine bampaye ubwubatsi nyine numva birangoye, ahubwo byari inzozi zanjye. Numvaga ko nyine wundi ibintu by'ubwubatsi ari ibintu nyine biri aho ngaho, kubona umufundi mu rugo sinzi niba nawe ujye ubibona gusa nk'abandi bakubona ko muri studio ntabwo tubizi. Ariko ukuntu ujya kuba ukabona nk'umufundi mu gitondo saa 12 uhuye n'umuntu cyangwa saa 8 atashye cyangwa saa 11 ahetse urukapu uri ibintu by'ibinivo biri kuri leta hejuru. Hari n'abitwaza ibintu by'ibitiyo n'amapiki, umuntu afite igitiyo cyangwa se bage y'ibinivo biri kuri leta biramusumba muri bisi. Ariko kuri iki gihe basigaye nyine uva mu kazi wambaye neza nk'umuntu nyine uvuye mu kazi, kumbi bakagira ngo wenda uvuye nko mu kazi ko nko muri biro kandi wiziriye ku kazi nyine. Abafundi akenshi bari mu bantu nyine imbere basuzuguraga kumva nyine umuntu w'umufundi, ukumva nyine amafundi babasa nabi nyine nta bantu ubona nyine bidashamaje. Kandi nyama ibi byose tuba turimo dukora ikizo cyitwa umutekinisi niho gihera. Kumva ngo umuntu hose no mwitangazamakuru mu batekinisi ko naho muba mwinaha twicaye nitwe n'abatubanjije babigizemo uruhare. Sanjye numvaga ko kwiga TVET ubundi hari iby'abahungu. Njye ngera muri classe nsangamo abakobwa, umukobwa mwiza atse umukobwa ni inzobe azajyana kugikwa ati inzobe niyo kugikwa ya mataye nayo kugenda cyari nko kwiga nk'ubuganga cyangwa se wenda za PCM nyine nkabona andi masomo amubereye. Ariko twagiye ku itafari
aho umukobwa arakurura nahindukira nkabona no kuri tafari rya gatandatu nyiri ku rya gatatu uvuga karaba ese yanzobe niyikora Dimitri ntago nyine ubwubatsi ni bwiza TVET muri rusange ni nziza ni amasomo ngiro byose nyine ni meza ko adufasha no gufunguka mu mutwe tugatekereza nyuma y'ibindi bintu ese ko twasanze ari inyubako nk'izi zitahinduka se ko babazaga ibi bintu kuki tutabaza ibi ngibi so mbona nyine ari byiza turatinyuka turakora tunamenyana n'abantu Yesu nkunamenyanye na Florentine sinari muzi wabo ntabwo nari nakahagera no gukorana muri sosiyete nyine ushobora no gukora n'abantu bo hanze biramenyerana kabisa mbona ari byiza yanashishikariza abantu bari mu nabwo ngize mu gatatu segonderi mu gatatu numvaga ko bitazashoboka mu wa kane mbona ko bizashoboka kuko nabonye ubu birashoboka kuko nava mu tekinisiye ariko cinshikeza n'abandi bantu b'abakobwa cyangwa se b'abahungu batumva ntibumve ko nyine TVET tumve ko ari ibintu bisuzuguritse kuba nangirwa nambaye isarubeti abandi yana umuntu ushobora kuba wambaye ijire cyangwa se wambaye agapira ngo kawe mbona kita kanditseho multimedia akagira ngo wenda byose ni mu mutwe wa mungana w'abahanzi sibyo buri muntu wese ahari n'icyari n'icyakora byamudevelop byanamugirira akamaro aricyo ngiye mashimira n'abasamba abwira ati byibura nk'abanyamakuru mujye mutuvuganira izo industry attachment dukora byibura tuzibonere ku gihe namwe nk'abanyamakuru muvuga ati byibura n'uba ari umwana wiga multimedia agira ahangaha tubona ko hari ikintu ashoboye muri iyi domaine tunamudevelop kugira ngo byibura nawe aze hanze aze n'ibyo avanye ku ishuri n'ibyo tuba dufite byinshi bihambaye bishoboke kandi tubikore bikunde yes nk'abanyamakuru ngiye ikintu nkunda kubasaba cyane mwana wa cost tujye tuganira mu mbona abandi ntarabona icyo mbona nabasaba urakoze nese we Fortune mbese Saida atigeze kugaruka ku kintu cy'abakobwa nyine uburyo hanze agera aho gusaba stage bamufashe wowe ni iki cyaguhaye motivation ujya guhitamo masonary iwanyu mbese babyakiriye bate kujya wumva yuko umukobwa wabo ngagiye kujya agiye kuba umwubatsi agiye kujya ajya kubikwa ibintu nk'ibyo ukuntu njyewe nabyakiriye nyine nabonye nyine naratsinze ndangije mbona nyine igipapuro kinyemerera mbona nyine bampaye kwiga masonary noneho nyine mbibwira papa arambwira ati se uzabishobora ndavuga ati nzabishobora nta kibazo nziga ubwubatsi nawe warabikundaga yabisabye warabikundaga warabishakaga naranabishakaga ndetse yarabishaka nanjye ntabwo nabishakaga nageze hano biranonda cyane mvuga ati noneho twari ahantu twamanutse ku musozi mbona ikigo kirimo hasi cyane ndavuga ati se hari ahantu niho ngiye kwiga naho kumbi magezamo imbere mbona nyine ni ikigo gishimishije cyane giteye ubwuzu nkumva nashishikariza na bagenzi banjye ko bava ku bindi bigo bigaho bakaza kwiga kuri icyo kigo kuko nabonye ari cyiza cyane rero njyewe narabikundaga noneho nyine bajya kungura ibikoresho papa nawe ntabwo yigeze anca intege yarambwira ati nta kibazo nimba ubishaka agenda ubyige naraje ndabyiga mbikunze kugeza n'ubu ngubu kuko n'ubundi papa simfite nuko nzanabikomeza muri kaminuza rero byaramfashije noneho ngiye no muri stage mbona amafaranga bampa biranshimisha cyane biramotiva bituma nyine nkomeza kubikunda cyane gusa njya kwaka stage baramfashije se wiga iki ndababwira ati niga ubwubatsi barambwira ati gusa ko tukiri muri fondasiyo uzashobora kubaka amabuye ndababwira ati nzabishobora bakomeza kumbwira ati nta mukobwa ntabwo twakwemera ko wakubaka amabuye kuko biravuna cyane ariko ndababwira ati ngewe nzabishobora mureke nkore muzabibona narakoze nyine babona ndabishoboye fondasiyo irarangira turakomeza turubaka ibintu bitandukanye babona nyine ndi kugenda mbishobora gusa nyine twarakomeje gusa ntabwo hajya haburamo imbogamizi ibintu nyine naba narahuye nabyo nabonye nyine ni disipurine nkeya nyine ku bantu b'abafunda abantu muba mukorana bagenda bavuga nyine ibintu bitandukanye ibitutsi we noneho bitewe n'uko uba uri umunyeshuri ntabwo uba ubimenyereye ibintu abanyeshuri bagira disipurine baba batandukanye n'abantu bo hanze ariko nyine urabyihanganira gusa nawe ukagerageza buryo ki ku buryo
nyine utabiha umwanya ngo ubifate mu mutwe, ahubwo ugakurikira ugafokasinga ku bintu waje nyine ikintu cyakuzanye aho ngaho, warangiza nyine biragufasha gusa nyine ukareba ukavuga ati nimba nyine umuntu muri gukorana, icyiza ariko ni uko wareba umuntu muri gukorana, kuko hari igihe ukorana n'umuntu nawe utabizi neza, ubwira supervisor rero akaguhindurira akaguha umuntu ukwigisha ibintu nyine bikugirira akamaro. Nk'uko muri iyi minsi rero amashuri y'imyuga harimo amashami menshi, nkawe Immaculée ni igiki mbese ni iki cyatumye uhitamo ububaji carpentry nyine bwo kuki utahisemo andi masomo nyine nk'abantu benshi baba baza abakobwa benshi nyine usanga bikundira ibintu by'ubwiza nyine ibintu bya make up, we kuki utaba warahisemo isomo ryerekeranye n'ibyo ngibyo wowe ukumva ko ugomba kwiga carpentry? Murakoze. Njye impamvu nahisemo ububaji ni uko njye nabona hari ukuntu nakundaga nko kujya mu gakiriro runaka ngiye kureba wenda intebe ameza nkabona ni byiza, nanjye ndavuga ati ninkora mu wa gatatu nkasusha nzahitamo ububaji kuko nabonye bakora ibintu byiza cyane, nyine bintera gukunda ububaji. Urebye nk'abanyamakuru ikintu ngiye nabagezaho nko mu giturage hanze usanga abana babo umubyeyi abwira umwana we ati mwana wawe ndashaka uzaba enjeniyeri, mwana wawe ndashaka uzaba dogiteri, ariko mu by'ukuri nk'iyo utsinze ugasanga kunoza ku ibaruwa yawe handitseho ngo carpentry, bita bigora umubyeyi avuga ati se carpentry ni ibiki, agashakisha bikamugora cyane. Ariko iyo musaba neza kumva n'ububaji ahita abwira umwana ati se mwana ugiye kwiga ububaji ahangaho ugiye kuri atore ntiwabwiga ugakora ibintu kandi bikagenda neza, gusa amafaranga ntawe nyatanga kubera iki? Akenshi na kenshi biragutungura, ariko iyo ugeze mu kigo mu bigo bya TVET, urugero nk'ahangaha kuri Fadaramon ikavuga TSS njye nageze nabonye ko ibyo ababyeyi bacu baba bibaza bitandukanye njye n'ibyo ntaboneye, ahubwo ububaji twiga twebwe mu ishuri buba butandukanye cyane cyane n'uburi kwite ko mu ishuri baduha ibintu ubumenyi bw'uko wasobanura neza umushinga umwuga wo kubaza uburyo wawusobanura neza, kandi nanone ukaba umuntu uvuga ngo umwana wanjye ndashaka uzaba enjeniyeri, wize ububaji nawe yaba enjeniyeri, kuko iyo tugeze kaminuza twese ushobora kujya muri civil engineering. Muri civil engineering haba harimo ama combination atandukanye, ubwubatsi, ubuplombier, hakazamo n'ububaji, byose biba birimo. Na njyewe nk'umunyamakuru nkawe wewe wadusuye ahantu ku kigo cyacu cya Fadaramon kabuga TSS, ese wabonye uko wabonye umubaji uko ababyeyi babyibaza basanze ari byo? Oya, urebye nabonye nyine biga mu ishami ry'ububaji barakeye pe, kandi nawe iyo ubarebye ku maso uhita wibwira uko biri kose uyu mubaji umurebye ari mu kazi ushobora kuba wabasha kumutandukanya na wa wundi wigiye muri atelier atarageze mu ishuri. Ngase gira icyo ubwirira ababyeyi bacyumva ko ububaji atabwa kwigirwa mu ishuri ahubwo aribwo kwigirwa kunoza mu dukiro two hafi yabo. Gira icyo ubwira ababyeyi bari kutwumva izi saha aka kanya. Icyo wabwira ababyeyi n'ubundi ni ukubamenyesha yuko iyo myumvire bo bafite, urebye igihe tugezemo ni igihe cy'iterambere, kandi igihe cy'iterambere ibintu byose birahinduka. Umva mbese bo ibyo bari bazi yuko umwana wamujyana muri atelier akiga, yego arajya muri atelier yige, ariko ibyo yiga nyine yiga ibyo ari gukora ako kanya, kandi twebwe ibyo dukeneye ni innovation, ibintu byo kuvumbura nyine utuntu tw'udushya. Umva rero umuntu uraho wigiye muri atelier, yego ntago mvuze yuko atakora innovation, ariko abatandukanye na wa wundi wo mu ishuri. Wo mu ishuri aba yaragiye ahura na bagenzi be biga mu mashami atandukanye, noneho uko agenda ahura nabo akajya yumva ibibazo bahura nabyo mu mutwe we, agashaka gushaka igisubizo nyine cy'ibyo bibazo. Umva ariko wa wundi uhora muri atelier we gahunda ze aba ari wa wundi nyine akora komande, uyu kana karaje uti ndashaka intebe sheze imeze gutya na gutya, we akaba ari ibyo akora. Umva ariko wa wundi wo mu ishuri we kubera abayigana bagenzi be nyine, mugenzi we ari igihe uganira na mugenzi wawe ugasanga guteye nka story nyine blague, ahubwo uti ngiye nzakora nk'iki. Icyo kintu akubwiye nawe ukumva koko kugira ngo akigereho azakenera ubufasha bwawe.
noneho wajya ujya muri pratique ukajya uvuga uti se mufasha ngiye kumuha ubufasha ni iki nakora cyamwunganira. Mbese urumva ko umuntu wize mu ishuri ry'imyuga akigamo iyo trade atandukanye na wa wundi uzigira muri atori. Wenda Dimiti ntabwo reka kinshifasha kumvikanisha ku babyeyi wenda ntabwo ababyeyi ntibazumve ko kuba umuntu yakiga ubwubatsi ntabwo ari kamara ko njye mbo mwubatsi. Ntabwo wanjye nirwo wamugara imeze aho nze kukubwira abakare tuba dufite twambaye bag yanivuye hejuru mu kirere. Ntabwo ari ko kuvuga ngo niba umuntu arize multimedia, niba umuntu yarize ububaji cyangwa se ubusuderi cyangwa se wenda ubuporombere cyangwa se wenda electricity, ntabwo kuvuga ngo buri munsi azahora mu mashanyarazi azahora kugikwa. Ko iyo utana ku ishuri iyo ugiye mu workshop mu cyaro runaka cyangwa se wenda ku masite runaka ku makampani runaka ntabwo dusanga yabubatse gusa. Ko biriya bintu dukora cyangwa se abubatsi bakora ni niba byara porogaramu bikorerwa abubatsi turabafeniseri. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biba biri mu bitabo tubishyira mu ngiro, ariko nyamara ntabwo washyira byayo mu bitabo utari wa muntu ugize kubishyira mu ngiro. Ziruvuze niba byumva birumvikana. Ibi bintu si ukuvuga ngo kuba njye ndi umwubatsi ntabwo ari uko mpora n'umwiga, si nuko mpora kugikwa, kuko ntabwo njye niga ubwubatsi gusa mu ishuri ngo nze ku wa mbere ngo nize kubaka, ku wa kabiri nize kubaka, ngo twiga amasomo agiye atandukanye pe. Ubu ngubu harimo nka business. Ushobora kuba wenda wakiga umwubatsi wasesa biga ishami ry'ubwubatsi ugasangamo business, nyuma yuko nije kwiga uvuga ati mbo ese ko nize ubwubatsi nkaniga business kandi nkaba mbona ubwubatsi nari kubivamo neza nkamfite igishoro gute ntakora business. Ntabwo umubyeyi kumva ko umwana yagiye kwiga ububaji ntabwo kuvuga ko nyine papasi ari uko umubaje, ahubwo wa mwana ubwo agiye kwiga ububaji hari ibyo yakuye azi kubaza sava n'ibyo ni byiza, ariko azi gukora n'ibindi bintu bitari ukubaza. Kubaza agaketinga business nziza kandi ifatika nk'uko leta y'u Rwanda ivuga ati ni ukubura no kwihangira imirimo. Ushobora kuza gakora ibishushanyo mbonera, uriho umuntu abantu b'abatekinisiye bahembwa bicaye irwo ku mashini birashanye mbona mubona n'ubundi bimanitse hariya mbere y'amazu, mbere yuko amazu atangira ira projet muri n'abubatsi bayikora. Kandi ntabwo umuntu yikora wa wundi uzanga urirwa atereka wundi urwa uhondagura ku giti. Siko bimeze. Tukiraho ngo urabona iminota yatujyanye mu minota mike, ni ihe nama wagira nyine nk'ubu abanyeshuri benshi muri internship barasurwa n'abarezi babo kugira barebe mbese aho bakorera mu byo bakora bitwara bati. Dukoresheje iminota mike cyane, ni iki mwageza kuri abo banyeshuri nyine kuri abo barezi nako mu minota mike nyine n'ikihe cyifuzo mwebwe mufite mwumva mwageza kuri abo barezi? Nk'abarezi mbere na mbere abarezi ni abantu bitanga, tuba tubanza no gushimira kuko sinzi ko wabona igihembo cy'umuntu barakubwiye kwandika sinzi icyo gihembo niba ari umuntu wakibona. Kuvuga ngo umuntu yarambiye ngo bafata ikaramu gutya, ubundi niba mbwira ngo ubundi umuntu umurezi n'umuhamagaro ntago ari akazi. Bajye babyita bakabyitira ngo umurezi ngarahembe kuko ntabwo muri kintu muhembe. Sisange ndabashimira gusa n'ikintu mbona kuri bo kigomba kongera na RTB igomba kongera abarezi ba tekinike. Ko muri tekinike usanga nk'umwarimu bamushyira amasomo arenze 3. Iyo ashakanyisha amasomo arenze 3 cyangwa 4 ngeraho nkamurambirwa bitewe nuko ahora aza muri class. Wenda uyu munsi tugeze muri ko turahura nishimye ko none umunyamakuru, ariko mura nkubona ntabwo nakwishimye. Bivuze ngo rero RTB igomba kutwongera abarezi, tunabashimira ndetse no kuza kudusura mu ma internship. Baraza sesa bakadusura tukabereka challenge duhura nazo, akatekuntu twaze handlinga byakunda. Turabashimira gusa turabasaba kugumya gushyiramo imbaraga ndetse no kugumya kutwereka ko bigishoboka, kuturemamo icyizere ko nibo baturemamo icyizere. RTB muri make ikongera abarezi kandi penda bashimira ku ma industry attachment tugenda dukora badusuriraho na RTB izayongere pe. Murakoze. Ngayo rero nguko makuru ki muri internship cyase mwimenyereza mwuga. Nge mwari kumwe muri ikiganiro ni Gatesire 5 Dimitri, nshimira n'abatumirwa twari turi kumwe hano muri studio. Namwe mwaye muduteza amatwi muraduhanza amaso. Ciao ciao.